murakoze cyane twongeye kubaha kaze kuri channel yacu Papa Biraso. Ikaze cyane. Tugiye gukomeza ikiganiro ushize twaraganiriye tuvuga kubijyanye n'abacuranzi bazi gucuranga umukunga bari imbere y'abandi tuvuga 10. Ariko hariho n'abandi benshi tuzakomeza tubivuge. Uyu munsi natekereje ngo tuvuge bitewe n'abantu bamwe bagiye banyandikira inbox bambwira ati runaka nza gusanga hariho kumenya gucuranga, hariho no kugira igikundiro mu bantu. Navuze ngo ndongera nzana abandi 10 njewe mbona. Abandi 10 bafite igikundiro hano mu bantu, bafite igikundiro mu bantu. Bakunzwe cyane yenda kuza imbere y'abandi. Bamwe muri top 10 yenda barashobora muri babandi twavuze bazi gucuranga bashobora kutagaragaramo, bashobora guhindura imibare, barashobora kuva nyinemo hakazamo abandi tutigeze tuvuga. Ariko ndagira ngo dutangire mvuge 10 bafite igikundiro, abacuranzi b'umukunga. Turi ku bacuranzi b'umukunga, abacuranzi b'umukunga bafite igikundiro kurusha abandi tugereranyije uko tubibona. Kandi n'igitekerezo cyanyu kirakomeye, mwibuke share na comment, birakenewe ni ngombwa. Kandi abakomeje kubikora Imana ibaha umugisha cyane. Okay, reka dutangire ku mwanya wa 10. Ku mwanya wa 10 hariho ndi wonje nashizeho. Ku mwanya wa 10 nashizeho uwitwa Sabuni Ramutabana. Sabuni niwe nashize ku mwanya wa 10 w'abacuranzi bacuranga imikunga bafite igikundiro hano mu bantu. Ku mwanya wa 10 hariho Sabuni, umuhungu w'i Burundi, Bujumbura, mwana mukongomani. Niwe nashize ku munota wa ku mwanya wa 10, ku mwanya wa 10. Uwo niwe wari ku mwanya wa 10. Niwe wagiye ku mwanya wa 10. Cyo ni igitekerezo canje, nawe ufite uwo wabonye, ariko njewe mvuze uwo natekereje, uwo narebye mu mibare yanjye nakubise nsanga akwiye umwanya wa 10. Ku mwanya wa 9 hariho nde? Ku mwanya wa 9 hariho uwitwa Faustin. Turacari Burundi afite amanota cyane muri no minsi. Ari abana bahagurutse cyane mu mikunga, bari kuvuza imikunga irimo amapade menshi cyane. Tutakicumva ikindi kintu, pade yaravumye cyane, yarazamutse. Siga gutegera igikungu kumva umukungu kumva harimo pade nk'esheshatu mu mukungu umwe. Ariko nabi Imana ibaha umugisha pade mu kugira amanota cyane. Ku mwanya wa 9 hariho Faustin, mwana w'i Burundi, Bujumbura. Ntago mba nzisengero bacurangamo kameme, ariko turabazi twese tubakurikirana kuri social media. Faustin Imana imuha umugisha cyane. Ari ku mwanya wa 9 mu bacuranzi bafite igikundiro cyane hano hanze. Ku mwanya w'8 hariho nde? Hariho undi mutipe witwa Gasinzira Kigali. Gasinzira i Kigali. Ni umwana nawe uhagurutse umeze neza. Gasinzira i Kigali cyane ameze neza. Imikunga ye turi mu kuyibona hano hanze, iri mu kutugeraho cyane. Kuri YouTube turi mu kuyibona, n'abatuye Kigali baramuzi cyane. Gasinzira afite umukunga mwiza. Niwe nashize ku mwanya wa kangahe? Wa 8. Ku mwanya w'9 hariho nde? Ku mwanya wa 7, sorry. Ku mwanya wa 7 uyu mwanya sinzi. Uyu mwanya sinzi urazana kelele, ariko niko bimeze, niko nje natekereje ndebye cyane. Ariko turi muri uyu mwaka. Wa 2025 urimo kurangira. Niwe turimo ko turareba amapenzi, abantu bagiye bagira amapenzi cyane muri uyu mwaka 2025. Ku mwanya wa 7 hariho nde? Uwari wabaye wa mbere mubazi gucuranga Dr. Bea. Niwe nashize ku mwanya wa 7. Mwanya wa 7 w'abantu bafite igikundiro mu bacuranzi bacuranga umukunga.
aha turi kuvuga ku gikundiro muze gutegera cyane. Dr Bea niwe nashize ku mwanya wa karindwi kuri uyu munsi. Tuvuga indi myaka yashize, turavuga kuri uyu mwaka, muri uyu mwaka wa 2025. Dr Bea Gasore Blaise niwe uri ku mwanya wa kangahe? Wa karindwi. Ku mwanya wa gatandatu, number 6. Number 6 hariho nde? Hariho Aimable Kigali, niwe nashize ku mwanya wa gatandatu w'abacuranzi bacuranga injyana y'umukunga. Aimable ari ku mwanya wa gatandatu. Narababwiye ngo icyo ni ikigereranyo cyanje njyewe Steven, uko ngereranya, uko mbyumva, uko mbibona niko mvuga. Nawe ufite igitekerezo cyawe cyangwa ufite uko ubibona, munsi wandikeho. Tuzagenda tureba ko umuntu bagiye basubiramo cyane, yenda ikindi gihe tuzareba uko bizaba bimeze. Ubwo twari ku mwanya wa kangahe? Wa gatandatu hariho Aimable Kigali. Ku mwanya wa gatanu hariho nde? Ku mwanya wa gatanu hariho nde? Ku mwanya wa gatanu hariho Mercy, pianiste Mercy Kigali muri Healing i Kigali, Healing Worship Ministry. Nibo Mercy wabo, umucuranzi wabo mwiza, umucuranzi umaze igihe acuranga, umucuranzi umeze neza cyane, umaze igihe ariko kandi n'ubwo ugikora, ushyiramo imbaraga muri kariyeri ye kabisa. Mercy niwe nashize ku mwanya wa kangahe? Wa gatanu. Mwanya wa gatanu. Mercy kabisa acuranga neza, ni mu mugisha kandi afite igikundiro cyane, kandi ni umuhungu utuje witonze, ucishije make ku bantu bose bamuzi. Ashobora no kumenya ko ari unacuranga kuri umubonye mu rusengero, utamubonye kuri piano bayituje cyane. N'ibindi bintu ashoboye, ni umuririmbyi, umuvuga butumwa, umuntu umeze neza cyane. Ari ku mwanya wa gatanu. Ku mwanya wa kane, ku mwanya wa kane nashizeho pianiste wa Nairobi Kasarani Bizima. Bizima niwe wagiye ku mwanya wa kane ku bantu bafite igikundiro hano hanze cy'umukunga. Bizima kabisa ameze neza. Impamvu ndetse atagiye ku myanya y'imbere cyane ngo abe nk'uwa mbere cyangwa uwa kabiri cyangwa uwa gatatu, ntaragira amahirwe yo kugenda asohoka nawe agera yambuka imipaka. Aracyari Nairobi cyane, ariko nawe agire yambuke, yabi Rwanda bamubone, Burundi bamubone, Bugande bamubone live. Azaba ameze neza cyane, umwana ufite tarejo namuvuzeho murabizi. Ari ku mwanya wa kane kubwo imbogamizi ze zo kutagenda, ajya asohoka atarasa arebe ukuntu ibintu bimeze hanze, kuko Imana afite imwemerera kwigarurira imitima y'abantu benshi. Okay, turi ku mwanya wa kangahe? Ku mwanya wa gatatu w'umucuranzi ufite igikundiro apayinje. Ku mwanya wa gatatu hariho nde? Ku mwanya wa gatatu hariho Kofi kuva Bugande na Kivari. Kofi niwe nashize ku mwanya wa gatatu. Kofi ameze neza cyane, kandi nawe hite karagende ayikutaho nk'imyaka ingahe, akomeje kuyiryamaho, ameze neza cyane. Umukunga mwiza, umukunga wumvikana, umukunga umeze neza cyane. So iyo turebye hano hanze, Kofi afite igikundiro cyane. Njyewe ntekereza ko ashobora kubarusha abo bantu nyine navuze. Imana ikomeze mwagure cyane, Imana ikomeze ibane nawe. Ni uri ku mwanya wa gatatu. Ambo tugeze ku mwanya wa kangahe? Wa kabiri. Tugiye gusoza, turi ku mwanya wa kabiri, nitumara tuje ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa kabiri natekereje, ndabona, ndareba, nditegereza, ndongera ndatekereza, ndongera ndareba, sanga hariho Dawudi. Wari wabaye wa 10 bacuranze bazi gucuranga imukunga neza, ariko monsheri hari umuntu ufite igikundiro, hari umuntu ukunzwe,
hari umuntu ukora ibintu byiwe bucece akabasha kwigarurira imitima y'abantu nta kuvuga nta menshi, ariko ubu nyine asigaye ari umuvuga butumwa by the way, ninja no kuvuga bavuga butumwa nza umuzana ariko ni umucuranzi umeze neza utuje. Nje turanavuga nta n'ibiganiro byinshi ntituziranye cyane, ariko mbona atuje kamera, ameze neza, afite impano, afite igikundiro. Namushize ku mwanya wa kabiri. Guess what? Ninde uri ku mwanya wa mbere? Namwe mushobora guhita mumuvuga, utekereza ko nta muvuze kiriya gihe cyose. N'umwishwa w'amata wenda mayizi. Moses ni uri ku mwanya wa mbere. Moses kuva i Bujumbura, kuva i Burundi, kuva muri Edeni. Moses kabisa ahagaze neza, ari neza, afite imikunga yiwe yihariye, arakunzwe, arabizi, ahagaze neza. Umuhungu ugira amagambo make cyane, akagira impano imeze neza, agakoresha intoki ze neza kugira ngo yigarurire imitima y'abantu, yururutse imitima y'abantu benshi, bigatuma abantu benshi bamukunda. Acuranga neza cyane, acuranga neza pe, kandi nta muntu ndabona umuvuga nabi, nta muntu ndabona baterana amagambo. Ashobora kuba atanagirana ishari, simbizi kuba abana nawe wenda bamuzi cyane i Bujumbura nibo bivuga, ariko afite igikundiro hano hanze, i Burundi, i Kigali, Nairobi, sinzi ahandi uko bimeze, ariko aho ngaho ni Bugande kameme baramukunda cyane. Umuhungu ukunzwe, umuhungu ukiri mutoya, umuhungu ufite tala, kandi umuhungu ukomeje kuvumbura cyane, afite ibitekerezo, afite rero niwe nabonye ufite igikundiro mu bantu. So cyo ni igitekerezo cyane, cyo niko nje nabitekerezaga, niko nabibonaga. Nawe ushobora kuba hari ukwawe, hari undi wambwiye muri comment ngo yo ni liste yanjye. Of course ni liste yanjye, ko ndakora liste nkanje Steven, ariko nawe ushobora kuba ufite kubitekereza ko biremewe. Igitekerezo cy'umuntu byose kuvuga uko uzumva biremewe, wakwandika uko ubyumva no kubitekereza, cyangwa ikindi wakendera ko tuvugaho byadufasha cyane, byatungura ibitekerezo. Mani baho umugisha, tuzakomeza tuganire namwe. Hari wamwe ngo tuzovuge no ku ndirimbo, ku baririmbyi, nabyo tuzobitekerezaho, tuzobivugaho n'ibindi byose. Cyo tutazakora ntago tuzatuka abantu, ariko kuri ibyo ni bitera abantu courage bari muri iyi nzira. So bifite icyo bibafasha, natwe kandi dukomeze kubashigikira, dukomeze kubakunda, dukomeze kubafata mu bitugu kugira ngo bagere kure. Ikiganiro nakagaruka. Ciao, murakoze. Imana ibahe umugisha cyane. Yari Steven muri kumwe, cyano ni Papa Biraso. Murakoze.